Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba IBTC Survey. Iki ni ikiganiro IBTC Survey duhora tubagezaho buri munsi gica kuri YouTube channel ya IBTC Film School. Dufite umutumirwa wacu yatangira twibwira. Yitwa Jules Claude, ndi umwe mu bayobozi bo muri IBTC. Kuko IBTC ifite abayobozi benshi, ifite organigramme nini cyane. IBTC bivuga Innovation, Business, Technology College. Ni ishuri nyine ryigisha kamera, ryigisha filmmaking, kandi filmmaking ni nini. Ryigisha rero filmmaking y'uburyo butandukanye. Urumva ni management ya motion picture, aho umuntu yiga kamera, akiga kueditinga na Premiere Pro, akiga kueditinga na Adobe Audition, akiga kueditinga cyangwa kwanima na Adobe After Effects, akiga script writing, akiga na lighting ya muri filime, akiga na specification ya sound. Urumva ni to make. Hari umuntu ushaka guteba ese kuki cyakuza kwiga gukina, ntabwo twisha acting. Twe twisha abantu bakora filime, cyangwa bakora kuri televiziyo, cyangwa bakora ubukwe, cyangwa bakora indirimbo za musique, za video, cyangwa bakora amadocumentaire. Abantu bose mbese bamanaginga motion picture nibo twigisha. Sibyo twisha byonyine, kuko tujyana n'indi faculty ya graphic design, kuko isi hano ikeneye packaging, isi hano ikeneye publicité, isi hano ikeneye kumenyekanisha ibikorwa by'umuntu runaka. Ni muri urwo rwego rero IBTC nk'ishuri ryatangiye kera, kubw'amahirwe na twanatangiye nyirizina graphic design hari, ariko abari bayizi babaga bareze nka Uganda, cyangwa se abagizwe yabaga nka Photoshop gusa. Ni ukuvuga ko rero twishamo Photoshop, twishamo Illustrator, twishamo na design. Photoshop ikora amafoto by'umwihariko, ukanyura ugakira ukaba umukozi cyangwa ukikorera. Illustrator igakora imagination zose za illustration waba ushaka gukora, nk'ibyapa binini byamaza n'ibindi byose by'ama creative, biri creative. Naho Adobe Design igakora ibijyanye n'ibitabo, itabo, imvaho, magazine n'ibintu byose. Tukajya tukigisha Adobe, tukajya tukigisha faculty ya website design, aho abantu bose bize muri za secondaire, muri za university bakabapfubya, tubigisha amarangaje yo muri website, HTML, PHP, CSS, JavaScript, tukabasubiramo neza uko bikwiriye ka departement yigisha web languages. Bivuze ko umuntu wize muri IBTC asohoka ari intyoza muri ibi bintu byose, icyo waba wahize hose ubukaze cyane. Kuko ntabwo umuntu wize muri IBTC bakeneye stage, kubera ko stage nayo yakenera mu gihe cyose, n'ubundi bigaragara ko ibyo abayize na portfolio bafite biba bigaragaza ko nabyo biri hanze, na cyane ko abantu benshi babikora batarabyize. Claude, nakubaza akantu gato nsimbutse mvuye no ku ruhande rwa website nararangiza. Ariko website n'indi departement bita web development, aho umuntu yiga gukora website akoresha amakode, ku buryo nyine wowe wikora ibyo ushaka, atagombye kudepanda kuri template cyangwa udepande ku bintu runaka. Tukajyamo n'indi departement ya web CMS, content management system, aho wigisha umuntu noneho uburyo yeditinga template runaka yakunze akayikoramo website. Okay. Nakubaza ntandukiriye gato ku bintu bijyanye na filmmaking, cyangwa se ibintu muri IBTC mutanga. Uhuye na perezida kakanya, ni iki wamusaba, ni iki wamubaza? Njye nta kintu namusaba. Mfite ibyo namusaba ni ibijyanye na vision ya IBTC. IBTC ifite vision yagezeho zari nk'eshatu, ariko ifite izindi eshatu zitararangira. Namubwira gukontinua kuri vision kugira ngo dufashe abanyafurika. Vision dufite ni gukora televiziyo ya IBTC by'umwihariko. Indi vision dufite ni iyo gukora incubator center, learning center and incubator center, aho bigira ariko bana incubating ya serve Africa, yaba ari nini cyane ku buryo ishobora kujya nko kwitare nk'ijana, aho nyine tuba twayishyira ahantu mu ishyamba kandi mu cyaro ahantu hari hagenewe kwigirwa. Iki namusaba donc maison de production ikomeye ikora ibintu live bigata bijya online. Ikindi ni gukora ku buryo televiziyo ibaho ikaba aho kwitoreza ko bamaze kwiga motion picture. Ikindi ni ukubaka campus ifasha abanyafrika.
Claude wakoze cyane kuba witabira ubutumire bwa IBTC Film School. Kikaba ari ikiganiro tugezaho abantu buri munsi. Mwasura YouTube channel wifuza kuba watugeraho ushaka ubusobanuro buhambaye, wadusanga mu nyubako yo kwa Rubangura, umuryango wa 4 muri furu ya 4 no muri City Plaza, mu muryango wa 2 furu ya 2. Wanaduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 54 3002. Nikaze muri IBTC. Murakoze nabi.